Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, nifuje ko tubabera urugero, ari jyewe ari na Apolo, kugira ngo mwitoze kutirata murwanirira ishyaka uyu cyangwa uriya. Mu by'ukuri, ni iki kigusumbije abandi? Ni iki utunze waba utahawe? Niba se waragihawe, ni iki cyatuma wirata nk'aho utagihawe? Dore muratengamaye, dore mwarikungahaje, yewe mwabaye abami twe tutarimo. Ubonye mwakwimitswe kugira ngo natwe twimikanwe namwe? Njye uko mbibona, twebwe intumwa Imana isa n'iyadushyize inyuma y'abandi nk'abaciriwe urwo gupfa. Koko rero twahinduwe agashungero k'isi n'ak'abamarayika n'abantu. Twebweho turi abasazi ku mpamvu ya Kristo, naho mwe mukaba abanyabwenge muri Kristo. Twebwe turi abanyantege nke, naho mwe murakomeye. Murubashywe, naho twe turasuzuguritse. Kugeza magingo aya, turicwa n'inzara, dufite inyota, twambaye ubusa, turakubitwa, turabuyezwa, kandi turacogozwa no gukoresha amaboko yacu. Baradutuka, tukabifuriza umugisha, baradutoteza tukihangana, baradusebya twe tugahoza abandi. Twahinduwe nk'icyavu cy'isi, kugeza na n'ubu batugize ibicibwa mu bantu. Ibyo simbyandikiye kubakoza isoni, ahubwo ni ukubaburira nk'abana banjye nkunda. Naho mwagira ibihumbi n'ibihumbi by'abarezi muri Kristo, ababyeyi banyu si benshi, kuko ari jye wabibyariye muri Yezu Kristo kubw'inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana.